Hello friends, welcome to my YouTube channel. Banje kubasuhuza. Uyu munsi rero tugiye kureba bimwe mu bihe bigize inshinga. Ibihe bigize inshinga ni igice gifasha umuntu kuba yavuga yatanga message. Mbese niho message biri. Icyongereza rero kigizwe n'ibihe bigize inshinga byinshi cyane. Uyu munsi tugiye guhera ku gice cya mbere gisa nkaho cyoroshye cyitwa simple present. Iki gice abantu benshi barakizi. Abantu benshi baragikoresha yakize kutuka primaire, abandi bakize secondaire nahe ahantu hose. Ariko nubwo mubizi nubwo mwabyize icyo nzi cyo abantu benshi babikoresha nabi, ntibazi igihe cyo kubikoresha no gupfa kubikoresha gusa. Ikintu bita simple present mu Kinyarwanda bavuga ngo ni indagihe cyangwa se igihe cy'ubu. Iyi ndagihe rero tuyikoresha ryari cyangwa se simple present tuyikoresha ryari? Iyi simple present tuyikoresha iyo tuvuga ibintu byabaye akamenyero bihoraho. Urugero niba mvuze ngo njya ku kazi buri gitondo, urumva n'akamenyero. Si ibintu nakoze kwa mbere, si ibintu nzakora, si ibintu ndi gukora, ahubwo ni ibintu bihoraho. Niba mvuze ngo byuka kare, urumva ko ari ibintu bihoraho. Nanone ikoreshwa iyo tuvuga ukuri kw'ibiriho. Urugero niba nkubwiye uri mwiza, uko ni ukuri. Niba nkubwiye izuba rirasa mu gitondo, uko ni ukuri. Aho tuzakoresha simple present. Simple present rero impamvu navuga ko yoroshye, ushobora no kumva ni ibintu bitakureba kubera ko ni tuyikoresha ntabwo igira rules nyinshi cyangwa se amategeko menshi ayigenga, ariko ikintu gihari nuko abantu benshi ntibazi kwikoresha. Barayivuga ariko ntibazi igihe cyo kwikoresha. So simple present iyo tuyikoresha duhera kuri subject tugakurikiza inshinga uko bayiguhaye nyine, nta kindi kintu wongeraho. Urugero niba mvuze ngo njya ku kazi buri gitondo, nzavuga ngo I go to work every morning. Bivuze ngo nzakoresha iyo subject ariyo I, noneho work niyo verb baduhaye, nta kindi kintu ndi bwongereho. Every morning, buri gihe. I go to work every morning. So hari abantu bakora amakosa ugasanga bavuze ngo I going to work, cyangwa se ugasanga bavuze ngo I'm go to work. My dear, nta kindi kintu wongeraho. Urundi rugero niba ashatse kuvuga ngo uririmba neza, you sing well. Kumva ko mpere kuri subject you, verb dufite ni sing, noneho well, you sing well. Uririmba neza. Niba mvuze ngo uririmba neza bitandukanye no kuvuga ngo uri kuririmba neza cyangwa uzaririmba neza. Ntekereza ko uri kumva itandukaniro riri hagati ya simple present ni ibintu bihoraho. Uririmba neza cyangwa se ukuri. Uririmba neza uko ni ukuri. Nzirinda kuvuga ngo you are singing well, aho nzaba nshatse gusobanura ibindi bintu bitari ukuvuga ngo uririmba neza. Iteko rero rimwe rukumbi rireba iyi simple present nuko iyo bigeze kuri he, she cyangwa it twongeraho s kuri ya verb baduhaye. Urugero Maria aririmba neza, Mary sings well. Kumva ko bitandukanye no kuvuga you sing well. Mary sings, nafashe verb to sing nongeraho s. Mary sings well. No kubera ikintu ko Mary twamusimbuza she. Peter abwiriza mu rusengero. Peter preaches in the church. Peter preaches in the church. Bitandukanye no kuvuga ngo I preach njyewe ubwanjye, I preach in the church. Mbwiriza mu rusengero, no. Mbwiriza mu rusengero. Peter preached in the church. Peter preaches in the church. Mary goes to school every day. Mary goes to school every day. Maria ajya ku ishuri buri gihe. Bitandukanye no kuvuga ngo I go to school every day cyangwa se you go to school every day. So rero menya gutandukanya igihe bakoresha iyi simple present. Uyikoresha uvuga ngo
njya guko ikintu ukora buri gihe. Ibuka gusubscribinga, kulikinga, comment, cyangwa se ufite ikibazo ushobora kucyandika muri comment ndahita ngusubiza. Nusubscribinga bizagufasha kumenya ikindi gihe hari akandi video kavuga ikindi gihe gikisa nk'iki ngiki, ari nacyo abantu barabyitiranye. Ushatse kuvuga ngo ndi kuririmba ugasanga uravuze ngo I sing. Ushatse kuvuga ngo ndi kuririmba neza ugasanga uravuze ngo I sing we. Oya, ndi kuririmba neza nicyo gihe tuzarebeje. I sing we wibuke ko uvuze ngo ndirimba neza. Murakoze cyane.